reka bereke n'indi ya kabiri. Kumwana ngo bafashe ibikoresho bibaga umuntu barabaze barakubaze nta kinya biteye ubwoba biteye agahinda. Umudamu aravatire kareka ntago nabyemera. Abafashe umutwe w'umudugudu pya arawuciye arawikoreye arawujyanye arawirukankanye. Umutwe w'umukuru wo mudugudu arawuciye arawufashe mu ntoki arawirukankanye arawujyanye. What? None harangije bwakeye bwabo bamufatanye icyo ufite. Ndabaramukije bantu mwese muri kutwumvira ahantu hose hatandukanye, haba muri Amerika, haba mu Rwanda, haba muri Tanzania, haba muri Kenya, haba mu Burundi, ahantu hose ndabashubuje ndabaramukije. Ise igitondo cyiza, amahoro y'Imana abane namwe kuri uyu munsi. Uyu munsi rero mbafitiye amakuru meza, dufite ingingo turaza kubabwira. Ngiye kubabwira ku ngingo imwe y'ibintu byabaye ejo, niturangiza kandi nindangiza ku bantu b'urubyiruko mbafite akantu gashyashya, akantu keza, akantu k'amahoro. Aho kantu mbafitiye rero ndajya mbanyurizamo filimi, ibice bya filimi. Noneho nimurangiza nimubona mubikunze muzajye mumbaza ngo ino filimi yitwa ngo iki, tujye kwireba munambwire ngo ese twayikura he, babwire site mwayikura cyose mu buryo mwayibonamo mu buryo bworoshye cyane. Amakuru dufite, amakuru y'ingenzi, ni amakuru ateye ubwoba, ni amakuru ababaje, ni amakuru ateye ubwoba cyane rwose, ateye agahinda. Amakuru rero ngiye kubabwira ni ibintu byabaye ku muntu bita David Balengana, umugabo wo muri Congo, umudogiteri ukomeye cyane. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bikaze byamamaye ku munsi w'ejo, bibabaza urubyiruko, bibabaza abantu bose, cyane cyane twibanze ku babyeyi. Umudamu agire gutya ave iwabo aje kubyara, narangiza kubyara agire mu cyumba. Ni ibintu byagaragaye biteye ubwoba cyane. Icyumba nta kintu yari yambaye na kimwe, habe na kimwe, nta n'ijipo, nta n'ikanzu, nta kintu yari yambaye, nta n'umwenda wo kwa muganga yari yambaye. Umudamu aravuga ati ubu noneho sasa rero ugomba kugira ute, ugomba kujya kuryama hasi tukakubaga. Noneho rero ngo umudamu yarebye uburyo bagiye kumubaga nta kinya, abona biteye ubwoba, mbona biramubabaje. Nawe kandi urabyumva, ni gute ushobora kubagwa nta kinya? Buri muntu wese, abantu bose dutinya ibintu bitandukanye. Abatinya amaraso, abatinya ibisebe, abatinya bijyana ku mubiri wabo. Urumva ibyo bintu ni ibintu bitandukanye cyane. Umudamu rero yabibonye yumva buramwishe buramusagariye, avuga ati reka ntabwo nabagwa nta kinya. Kandi ariko ubundi turavuze ngo dutinya ibisebe, dutinya iki amaraso, no, ubundi byanze bikunze ibintu bijyana no kubagwa nta kinya ni ibintu biteye ubwoba. Bana b'Imana, ni ibintu biteye ubwoba. Muri muntu wese yagize ikintu kimurya, n'utaragize ikintu kimurya bamuteye urushinge, kandi uru rushinge ruterwa hano akenshi na kenshi turuterwa tubizi, turaturya. Nta rushinge ruterwa hano tutabizi. Urumva inshinge zirajyana, amahwara ajyana, ibintu byinshi birajyana. Kumwana ngo bafashe ibikoresho bibaga umuntu barabaze barakubaze nta kinya biteye ubwoba biteye agahinda. Umudamu aravatire kareka ntago nabyemera, ntago nabagwa nta kinya, yesi nabyemera habe na gatoya. Urumva arangije umuganga ariwe Dr. Mayengnari abibonye aravuga ati nimba utabyemeye noneho reka nze nkwereke, reka nze nkoresha inuza yanjye, ryama hasi igicucu, ryama hasi pya ishi. Kandi noneho hari ikintu cyatangaje abantu muri icyo cyumba cy'ababyeyi babyariramo. Gute hari harimo abantu, hari harimo abantu bari gufotora, bafashe amavideo, bafashe amafoto. Dogiteri ari gukubita ahana yangiza umudamu ugiye kubyara, yambaye ubusa buri arakubita, aragumya arahutera, arakubita biteye agahinda, biteye ubwoba. Icyo kintu
muracyumva mute namwe? Ese ubundi reka mbanze mbaza akantu gatoya, ni gute, ni ukubera iki cyumba uyu mubyeyi yari arimo, ni gute cyari kirimo abantu bari gufotora, barimo bafotora, bafata amafoto? Ese ubundi ubundi hari ikintu ushaka kumenya, kuki abantu bo babonye umudogiteri arimo akubita uwo mubyeyi, amukubita ntibamukize? Si baramwangaga we? Ubundi byari sinzi kabisa. Abantu uzi, ariko uzi ko abantu ubundi dusigaye tumeze nimba hari ikintu kibaza umuntu ni ugukubitwa. By the way, gukubitwa ni ibi cyane. Buriya reka mbwira, hari umuntu avuze ngo gutuka, ngo kugira ngo ngunuke ngo wankubita. Reka nkubwire ukuri, uzajye mu isoko ririmo abantu benshi, umuntu azi agukubita urushyi rwa mbere, agukubita umugeri wa mbere ugwe hasi, akweguza urutoki, ajugunye hariyo, ugwira inkingi y'inzu, abantu bari kureba. Reka nkubwire, ndawubwiye ngo nutagira n'imbaraga uzagaragara, uzabona ko usebye mu buzima butabaho. Abantu bavuza induru iki kwitegura amahame. None uwo mudamu we ngo yari yanze kugira ati, ngo yari yanze kubagwa nta kinya, kandi nawe wabyanga. Aravuga ati njye ntabwo nabyemera ibyo bintu, binteye ubwoba, biranambabaza. Umuganga aramukubita, aragumya aramukubita. Ibyo ni ibintu byabaye ejo. Noneho rero ikintu kiteye ubwoba kurenza ibindi byose, uwo muganga ngo yari umuvugabutumwa w'Imana, uvuga ubutumwa nyine ku Mana. Uyu yarasengaga nyine, yari umubwiriza butumwa mu rusengero, avuga ijambo ry'Imana, asoma misa, asoma ivanjiri ntagatifu, yarangiza agakora ibintu bimeze gutyo. Ariko hari ibintu abantu batiyumvisha, by the way. Gute witora ugafata umuntu ubundi gukubita n'ikintu umuntu yakabanza akitondera, akabanza agatekereza neza, 2, 3, 4, 5. Urakubita umuntu nawe ufite umubiri ugukubitwa, kandi ntawe bitababaza. None ikirenze urakubita umubyeyi. Ibyo ni amakuru yabaye ku munsi w'ejo. Urumva ni ikintu giteye ubwoba cyane. Undi makuru yabaye ku munsi w'ejo, umugabo yagize gutya, tejari rwose abafashe umutwe w'umudugudu, arawuciye, arawikoreye, arawujyanye, arawirukankanye. Umutwe w'umukuru wo mudugudu arawuciye, arawufashe mu ntoki, arawirukankanye, arawujyanye. None harangije, bwakeye bwabo baramufatanye icyo ufite, nimba ari ubusazi, nimba ari ibiki, numbazi. Umutwe barawuciye, barawufatanye icyo ufite, barawumufatanye ngo icyo ufite ngo ugendana tayari. Ibyo ni ibintu byabaye ejo. Umutwe neza arawikorera, arakiregeta, arirukanka, aragenda, baramuhiga, baza kubona agifite umutwe wa mudugudu. Ibyo ni ibintu bibaho, byabaye ku munsi w'ejo. Reka tuganire kuri aka kantu gatoya k'uyu mugabo. Uyu mugabo ni ibisazi, ni ukumuroga, ni ibiki, n'isi, ibintu ni ibiki. Uragiye rwose, ufashe umutwe w'ikibwa, urawuciye, uraje kuwuca, urawirukankanye, uzawufata. Cyangwa ufashe umutwe w'ikindi kintu runaka, ariko ibyo ndabyemeye, wenda ni ikindi kintu runaka, ariko si umutwe w'umuntu. Ni ukwishimisha se, ntumbaze nanjye tayari. Rero ayo ni amakuru y'ibintu byabaye ejo ku munsi w'ejo, kandi ibintu bibabaje cyane, ibintu biba biteye ubwoba. Kuri iyi si turagenda, hari utuntu tugenda tuza mu buryo utagenda umenya. Ikindi cya kabiri ngiye kwanarizaho mbabwire,
cyanyuma ubundi ngahita mbashyiramo udufilimi tungahe mukagenda mureba mukaza kumbaza ngo iyi filimi yitwa ngiki. Dore ikintu cyanyuma mbabwiye, bantu twese turi kuri iyi si tugomba kwitonda, kuko twese turi iki, turi abantu, ntawe umenya aho ubwirageze. Urumva, reka da, uyu munsi ushobora kuba uri umukire kamere bikangeje. Tejyane abantu benshi barakina kandi bari abakire bafite amamodoka, bafite amamodokari, bafite amamoto, bafite amasamba, bafite amazu, ibintu bikagenda. Ejo muri tukaba turimo duhurira mu kiyedi, tugira dutera ikiyedi rwose, dutera imicanga, kandi bari abantu bakomeye bameze neza cyane rwose. Ugomba kwitonda rero. Iki cya kabiri, ukamenya ngo mugenzi wawe uko yaba ari kose ugomba kumutwara ugomba kumutwara neza witonze. Hari ukuntu ubona ikintu kigezemo warangiza ukatangira kurenganya abatakirimo, ukabarenganya, ukarenga ku nshingano zawe, ukabarenga ibintu biri kuba kenshi cyane rwose, ukabarenganya. Warangiza rero, kandi nyamara uriya muntu urenganyije ejo ashobora kukurengaho. Ntabwo ubizi, ntabwo uzi ukuntu gahunda zifashe muri iyi si ya rurema. Nagiye mpura n'abantu benshi bitewe n'uko bari hejuru bagasuzugura abari down, bagasuzugura abari hasi, kandi nyamara buriya nawe uri hejuru ufite uwo uri hejuru. Twihangane, tumere neza, turye ibikwiye, tubane mu mahoro, tungane. Mufasha ngo no kubera ko ndakuruta we, numva gicucu we, noneho nishiziye kuza zizamo ni n'amangumi. Oya no, tugende gake, twihangane. Ari n'amakuru y'ejo yabaye, muramenye kugira ngo tubashe kubaho kuri iyi si. Ni ukugenda neza, ni ukumenya ko buri muntu wese angana nawe, icyo wamukora nawe wagikorerwa, kandi ingaruka z'icyaha ntabwo ziba nziza. Reka twikorere akandi kantu. Muri kubona iyi filimi, ngira ngo murimo murayireba. Ngabo dore urugendo, dore safari, komera nk'amazi we. Okay, iyi filimi rero ngira ngo muri kuyireba, arayibonye. Ni filimi nziza cyane, ifilimi iteye ubwuzu, iryoshye, ikubita, ihana, imeze neza. Ku muntu rero uyishaka bambwire, ambaze ngo iyi filimi yitwa ngo iki, nimubwire. Reka bereke n'indi ya kabiri. Muri kurya utwaye wakoreye abantu bakaza bakatujagaraza ruwaje. Umugabo uri hakuno urinzwe. Dore ni filimi rero ngira ngo murimo murayireba. Iyi filimi rero kuno muri kwibona ni nziza, imeze neza. Ntago mbabwira amazina yayo, simbabwira uko yitwa. Umuntu ushaka iyi filimi nace kunuza yandike muri comment ambwire ngo iyi filimi yitwa ngiki, kandi abantu bajya bashaka ko tuganira bajye baza bajye bambwira tuganire. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibarinde. Ngire ngo kandi kuri iyi televiziyo hazajya hacaho amakuru meza ay'uyu munsi na y'ejo. Imana ibarinde. Ciao ciao.